Amahoro nshuti mwene data udukurikirana ku Mukiranutsi TV, Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Ni mwene So Theobald ugusuhuza. Byaba byiza koze subscribe, like, share na comment. Hari intambwe esheshatu umukristo atera akinjizwa mu mugisha we. Imana idufashe. Iyo wizeye Imana hari ibyo ugomba gukora, hari ibyo ugomba Imana kugira ngo nawe ubuzima n'amateka yawe bihinduke. Icya mbere ni ijambo abantu tuzi ariko dusuzugura ryitwa kwihana. Intambwe ya mbere ni ukwihana. Reka dusome muri Luka ibice 24 ku murongo wa 47 haranditse ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Imana ishimwe. Kandi ko Imana idufashe. Twumvise intambwe ya mbere ni ukwihana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose. Nshuti mwene data, nta rindi vugabutumwa dukwiriye kubwirwa muri iyi minsi ya nyuma, ni ukwihana. Hanyuma y'uko kwihana rero, iyo umuntu ateye intambwe yakira imbabazi z'Imana, niko ijambo rivuze. Hanyuma tukabibwira amahanga y'uko hari imbabazi z'Imana. Abantu benshi ntibakizera, abantu benshi ntibagisenga, ariko kwihana no guhindukira bikwiriye kubwirwa amahanga yose kugira ngo abantu bazirikane imbaraga z'Imana. Yesu atugirire neza. Intambwe ya kabiri ni ukwakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza. Kwakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza. Iki kintu abantu barakiza ariko kirakerenswa, ariko dukwiriye kwakira Yesu Kristo akaba umwami wacu, akatubera umukiza. Kuko biravuga ngo ntibishoboka ko umuntu umaze kuvirwa n'umucyo yarengaho ngo asubire mu mwijima. Ku muntu wamwakiriye rero ni ubutsinzi n'iby'imbaraga n'iby'ubutwari. Ku muntu wamwakiriye, iyo umaze kumwakira, Bibiliya ivuga ko uba uhindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Imana itugirire neza. Ibya kera, imihango ya kera ibirangiyeho, birabo ngo dore byose ndabihindura bishya. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo, amubera umushumba, amubera umuyobozi, akamuyobora, akamugendesha. Hanyuma ubwo nibwo umuntu atangira kwinjizwa mu mugambi w'Imana. Yesu atugirire neza, Yesu adufashe. Urabikeneye, nanjye ndabikeneye kugira ngo atubere umuyobozi. Ese hari umuntu udakeneye ko Yesu Kristo amuyobora? Twese dukeneye ko atubera umuyobozi, akatugendesha. Ubwo nibwo tuzinjira mu cyerekezo Kristo atanga, tukinjira mu migisha ikwiriye ubuzima bwacu. Intambwe ya gatatu ni ijambo ryitwa, intambwe ya gatatu umuntu atera yinjira mu mugisha ni ijambo ryitwa kubatizwa mu mazi menshi. Turi aha ngaha, hari imibatizo itandukanye biterwa n'ibyo wizera. Nge navuze ibyo nizera, kubatizwa mu mazi menshi. Na Yesu Kristo twizera yayabatijwemo muri Yorodani. Ariko hari n'imibatizo yo ku mutwe, hari naho bavuga ngo batoza shahado mu Bayisilamu n'andi madini n'amatorero. Ariko rero nge navuze ku kubatizwa mu mazi menshi. Niba wizera Yesu, ukwiriye kugera ikirenge mu byo yakoze, tukamwigiraho, kuko niwe mwarimu mukuru. Yesu atugirire neza. Nubwo niyo mibatizo ari myiza, ariko nge navuze kuri uyu nguyu urusha iyo ngiyo kuba mwiza. Ni umubatizo wo kubatizwa mu mazi menshi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka ibice 3 ku murongo wa 3. Luka ibice 3 umurongo wa 3 haranditswe ngo, ku murongo wa 3 haranditse ngo, ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana no ngo bababarirwe ibyaha.
nshuti, ndagira nkubwire ngo iyo umuntu amaze kubatizwa nibwo ababarirwa ibyaha. Ubundi kubatizwa ni ugupfana na Kristo tukazukana na Kristo. Hari umuntu se udakeneye kuzukana na Kristo ngo ahinduke icyaremwe gishya? Rero uyu mubatizo Imana idufashe ni umubatizo ugamije kugira ngo njye nawe twihane, duhindukire, tubane na Kristo, duhinduke ibyaremwe bishya. Nshuti mwene data, ukeneye gutera iyi ntambwe yo kubatizwa mu mazi menshi kugira ngo upfane na Kristo ingeso za kamere, ya kamere yakunaniye Kristo arayibasha. Imana idufashe. Uku kubatizwa rero ni ugupfana na Kristo, za ngeso za kera, ya karande ya kera, ya mirimo y'umwijima, byose birarangira, upfana na Kristo, kamere irapfa, hanyuma ukazukana na Kristo, ugahinduka icyaremwe gishya. Umwami Imana akugirire neza. Urabikeneye, nanjye ndabikeneye, yuko duhinduka icyaremwe gishya binyuze mu mabatizo, kubatizwa mu mazi menshi. Iyo ni intambwe yindi ya gatatu umuntu atera kugira ngo yinjire mu mugisha Kristo yamuteguriye. Intambwe ya kane ni intambwe yitwa kwizera. Soma muri Matayo. Kwizera, ijambo ryitwa kwizera twese turarizi, ariko sinzi niba twumva icyo bisobanuye. Ibice 9 ku murongo wa 2, 9 ku murongo wa 2 haranditse ngo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi, nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu atugirire neza. Abonye kwizera kwabo arababwira ngo, mwana wanjye, kwizera kwawe, ibyaha byawe kubw'uko kwizera urabibabariwe. Nshuti mwene data, nta handi dukura imbabazi ni muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera. Iyo umuntu yizera, imiryango ifunze irakinguka. Kwizera gukiza indwara, kwizera gukingura inzugi, kwizera guhindura amateka y'umuntu, kwizera gutanga igikundiro, kwizera gukuraho karande. Iyo umuntu yizera, indwara zirakira. Iyo umuntu yizera, baramuroga ntarogeke. Umuntu wizera ntacyo abura, inzira zirafunguka, akabe n'ubwo yaba ntazabona. Umwizera, iyo umuntu yizera Kristo, Imana idufashe. Kwizera guhindura amateka, kwizera guca inzira no mu kidaturwa. Bibiliya iravuga ngo kwizera kwa Aburahamu niko kwamuhesheje kujya mu gihugu cy'isezerano, nyamara ngo ntiyari azi yajya. Njye nawe dukeneye kwizera kuduhesha inzira. Imana idufashe. Indi ntambwe rero ni ukwizera, kandi ukizera ko Kristo ariho, tukizera ko abibasha, ukizera imbabazi z'Imana, ukizera ko Kristo yazutse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Kwizera rero niko gukuraho imisozi. Kwizera ni urukuta rwubatse umuntu atapfa gusenya. Umwizera, umuntu wizera, ntiwamusenya ngo umushobore. Imana idufashe. Intambwe ya 5 ni ugusenga, ni amasengesho. Gusenga, Imana idufashe. Gusenga, Luka 11 umurongo wa 1. Gusenga, gusenga. Luka 11 umurongo wa 1. Imana idufashe. Haranditse ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umuntu mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Imana idufashe. Arabwira ati, nimusenga mujye muvuga muti, data wa twese,
izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshya, ntuduhane mu bitwoshya. Inshuti, mwene data, ukeneye gutera iyi ntambwe yitwa gusenga. Gusenga gufungura inzira, amasengesho niyo ahindura amateka. Gusenga birakora, byinjiza umuntu mu nzugi zafunze zikikingura. Amasengesho ajyaha amatwi amafaranga akitaba. Amasengesho atiza amaso ubuzima bukareba. Imana idufashe. N'ibisinziriye birakanguka kubera gusenga. Gusenga birakora, gusenga bizana ubuzima. Irya nyuma ni ugusoma ijambo ry'Imana. Intambwe ya nyuma ya 6 ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana. Petero, reka dusoreze muri ijambo rimwe riri muri Petero wa 2, urwandiko rwa 2 rwa Petero. Petero, urwandiko rwa 2, igice cya mbere ku murongo wa 19 haranditse ngo, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana avuze ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, tuzaba tugize neza nitubyitaho. Imana idufashe. Intambwe ya nyuma ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ubasha kutabyisomera ariko wabisomerwa ukabyizera. Imana itugirire neza. Umuntu rero ubyizeye, iri jambo ribigitsika mutima. Nta kindi gikomeza umugenzi mu gihugu kijya mu ijuru, ni ukwizera Imana kiriho, ni ugusenga, ni ukuba maso, ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukubyizera, ukabatizwa, ukihana. Ngizi ntambwe 6 umuntu atera, amateka agahinduka. Umuntu atera, icyerekezo kigahinduka. Umuntu atera, niyo waba waramwaye, Yesu akaza akagukuraho isoni. Imana ishimwe. Akaza agahindura ubuzima n'amateka, icyerekezo kigahinduka. Nshuti, turi abagabo bo guhamya yuko twabonye Imana ikora, twabonye ihindura ubuzima binyuze muri ibi bintu, muri izi ntambwe. Hari intambwe ukwiriye gutera kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hari icyerekezo, hari umwanzuro ukwiriye gufata, ukongera ukegera Imana bundi bushya, kuko nasanze Imana idakangwa n'imbaraga za karande zo mu miryango, ntikangwa n'abarozi batugose, ntikangwa n'ubukene duhagazemo. Ahubwo Imana inezezwa n'umuntu wari uri kure agarutse akihana, akongera akizera. Imana itugirire neza. Dore ikintu abakristo tubuze, turasenga ariko ntitwizera, kandi Imana ikeneye ko tubyizera. Tukizera kiriho, tukizera kishoboye, tukizera yuko Imana yahindura amateka, igahindura icyerekezo, ikatwambika imbaraga. kandi nyuma y'ibi hari ubundi buzima, hari ikindi cyerekezo. Imana igitanga ijambo ku batarifite, itanga kubyara. Tera izi ntambwe, kuko mu migisha Imana itanga birabo ngo nta mubabaro yongeramo. Shuti mwene data, ibyo bikubabaje bihanurira, ubibwire ngo nta bushobozi bufite. Ubwire abarozi ko badashoboye, yuko iyakuremye ari ifite ubushobozi. Ubwire iyo nditabyara, uyihanuriye, uyibwire ko Imana yakuremeye kubyara ukororoka. Uhanuriye ubuzima uhagazemo, ububwire ko utazakomeza kubaho muri ubwo buzima, yuko Yesu aciye inzira. Uhanure ubwo bukode, yuko ubonye inzu. Uhanure yuko Imana yakuremera umugabo cyangwa se ikakuremera umugore, yuko iyo diplome yaguhaye atari iyo kwicarana, ahubwo niyo kujyana mu kazi. Nshuti mwene data,
ukeneye gutera izi ntambwe Yesu akihesha icyubahiro. Ukeneye izi ntambwe kuzitera, ukamwegera, ukongera ukamwizera, ukihana, ukakira Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza, ukabatizwa, ukamwizera, ugasenga. Kwiyiriza ubusa birakora. Hanyuma rero Imana idufashe, hanyuma ugasoma ijambo ry'Imana. Nshuti, ibi bintu birakora kandi Yesu abikoreramo, yarangiza akarema. Icyakora ushobora no kubuza ibirenze ibingibi, njye mvuze ibingibi. Ngaho bigerageze, ugeragereshe Yesu kwizera kwawe, kandi kwizera